Ni inkuru y'umukobwa witwa Angelica waje kujugunywa mu ishyamba aza guhurirayo n'umusore w'umukire. Wakwibaza ngo byagenze ute kugira ngo uyu mukobwa bamujugunye mu ishyamba? Wageze ku isoko y'inkuru z'urukundo, ubanze udukandire subscribe ubundi ukore no kunzogera. Reka dutangire inkuru yacu y'uyu munsi. Inkuru itangira batubwira umukobwa witwa Angelica arangije amashuri yisumbuye ndetse atangiye no kuba yatekereza ku byo gukomeza kaminuza. Gusa nanone batubwira ko muri iki gihe yari arangije hari umugabo cyangwa se hari umusore iwabo bifuzaga ko babana mbere y'uko yiga kaminuza. Gusa bakatubwira ko uyu musore iwabo bamushakiye yakundaga kunywa inzoga, icyubahiro gikeya, gutaha atinze aho yatahaga ndetse no kutubaha igitsina gore. Ibi byose byatumye Angelica yanga gushyingiranwa n'uyu musore. Nyuma y'uko yanze gushyingiranwa n'uyu musore, papa we yamufungiranye mu nzu ndetse bamuha igihano cyo kumwiriza ubusa. Bamwima ibiryo hafi iminsi 2. Babonye ko Angelica yanze kwemera gushyingiranwa n'uyu musore, ise batubwira ko ari umuntu warakaraga cyane agafata ibyemezo byihuse kubera umujinya. Yarebye abasore barindaga urugo rwa Angelica, nuko arababwira ati muze gufata Angelica umujyane kure cyane aho ntazongera kumubona ndetse ahantu atazongera guhurira na rimwe n'umuntu wo mu muryango wacyo. Umujyane kure cyane hashoboka, ndabishyura amafaranga ayo ari yo yose, ariko sinzongere kumubona kuko kwanga umusore mushingiye n'ibintu byose namutakajeho ni ukunsuzugura cyane. Nta kindi kintu ushaka usibye kumumvana mu maso. Angelica bamuhaye ibiryo ararya. Amaze kurya, mu bisa nk'ibitunguranye bahise bamufata bamupfuka mu maso baramujyana. Bamaze kumujyana agenda abaza ati se murimo kunjyana he? Gusa bamaze iminsi 3 mu rugendo bagenda bamuhereza ibiryo gusa, yipfutse ku maso atabona iyava ndetse atabona n'iyajya. Baje guhagarara basohoka mu imodoka, nawe baramukingurira bamupfukura ku maso, bahita bakata imodoka baragenda bamusiga mu ishyamba rwagati. Kubera ko Angelica atarazi ngo ndi kuva he ndi kujya he, yasigaye yibaza ibibazo byinshi. Gusa wakwibaza ngo ni gute yaje guhurira mu ishyamba n'umusore w'umukire? Ubwo yari ari kugenda bunga nanone yahuriye n'umusore mu ishyamba bita Aime. Uyu musore wakwibaza ngo ni gute bahuye, we yari avuye he? Uyu musore bita Aime ni umusore ukiri mutoya ukunda abantu. Batubwira ko uyu musore ari umusore mwiza cyane uba ukunda kwifashiriza abantu b'abakene. Yahuye n'uyu mukobwa bita Angelica batangira kuganira ndetse atangira kumubwira inkuru y'ukuntu yageze muri iri shyamba. Uyu musore aba ari umwana w'umukire, yagiye gufasha mu baturage bo mu cyaro, nuko akaza guhura n'amabandi akamugirira nabi ndetse baramushimuta
bamuzana hafi y'iri shyamba. Haza undi musore aramwitangira mu bo yari ari gufasha b'abakene, aramucigisha, gusa amubwira ko agomba kunyura mu iri shyamba, ko nibishoboka bazahura n'abavuye mu maboko y'abari bashimuse uyu musore witwa Aime. Maze nuko rero ni gutya yaje guhura n'uyu mukobwa, batangira kuganira mu iri shyamba ariko banakomeza. Uyu musore yakomeje kubwira uyu mukobwa ko yakoze cyane, ku myaka ye mikeya akaba afite inganda ndetse imitungo ye myinshi akaba yarayisigiwe n'ababyeyi be, akaba ari umukire cyane. Gusa nanone urabizi ko iyo umuntu akize abantu benshi bamugendaho, ndetse baje kwishimana baraganira cyane. Mu gihe bari kugenda, uyu musore yumvishe telefone imuhamagaye, yitabye asanga ni wa muhungu wamwemereye ko bari buhure. Gusa yaramubajije atuherereye he kugira ngo tuze tugushake, yamuhaye amerekezo. Gusa nanone ntabwo byari byoroshye kuko bari bafite inzara, baricaye bategereza ko baraza kubashaka, baraheba, bigira inama yo gusakuza kugira ngo bumve ko hari umuntu urabumva wenda azabatabare. Barasakuje cyane habura uwabatabara. Hanyuma y'isaha bamaze kwiheba bavuga ati nta kundi tugiye gupfira mu ishyamba. Umusore yarebye umukobwa aramubwira ati byibuze mpuye n'umuntu wa mbere mu buzima bwanjye mwiza nkawe, reka mpfe nkubwiye ko ngukunda. N'umukobwa aravuga ati nyuma y'uko nanze umusore mujijije imico mibi, mpuye n'umuhungu unyuze umutima wanjye, mbere y'uko dupfa nanjye reka nkubwire ko ngukunda. Urukundo rwabo ruba rutangiye utyo. Maze nuko rero mu gihe baryamye aho ngaho inzara yabishe, uyu nguyu Angelica hari ikintu yikanze ahita asakuza, ndetse bihurirana n'uko abari bari kubashaka bageze hafi aho ngaho bumva urusaku, bahita baza kureba ikibaye, basanga ni Angelica ndetse na Aime baryamye aho ngaho badashoboye kugenda. Gusa bahise babaha ibiryo ndetse babaha n'amazi, barabatwara baragenda. Uyu musore amaze kugera iwe mu rugo yabwiye Angelica ati subira iwanyu, nzaza dukore ubukwe ngusaba iwanyu. Angelica abwira umusore ati iwacu nibo banjugunye mwarira shyamba wambonyemo, urumva rero ntabwo nasubira mu rugo. Bahita bakora ubukwe buciriritse, batangira kwibanira. Hashize imyaka 8 Angelica yongeye kugaruka iwabo, ahuye na se. Ise amurebye aramuyoberwa, aramubaza ati se wa mukobwa urinde? Ati nta gushidikanya ndi Angelica. Ise yaramurebye ararira, bamubarira inkuru za wa musore bari bagiye kumushingira. Uburyo bwose wa musore twari tugiye kugushingira. Hashize umunsi umwe ahita apfa. Ati yanyweye ibiyoga byinshi, bihurirana n'uko yari yatangiye gufata ibiyobyabwenge by'amatabi. Atwara imodoka iramubirindura mu muhanda, ntabwo yamaze n'umunsi. Ese papa wa Angelica amusaba imbabazi cyane. Angelica umukobwa wagiraga umutima mwiza yahaye papa we imbabazi, nuko
ababarira na mama we. Angelica yongera kugaruka iwabo azanye n'umukwe wabo ari we Aime. Barangije biyunga n'ababyeyi, ndetse ababyeyi ba Angelica babasaba imbabazi, barababarira ngo kuko Angelica yahuye na Aime w'umukire mu bisa nk'aho bari bamuhaye igihano, aribwo buryo yihuriyemo n'umuhungu yakundaga cyane. Mwakoze kubana.